ahari tuzabikurikirana. Umwana na nyina, umwana na nyina, komera 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 komera. Yegosha isunzu, umwana wese musuravuka n'isunzu. Ngo naho twebwe tutayikorera ariko ifite abo yizigamiye. Yesu ashimwe. Amen. Zana agahinda tugature Yesu, abatabizi bagatura byeri. Zana agahinda, oh zana agahinda. Imana we, Imana nindakumirwa. Ayiwa we, Imana nindakumirwa. Hallelujah. Narababwiye guhindurirwa izina ejo ntabwo amazina yose bari kunyita Queen. Hallelujah. Ubu natangiye iyo nta mashyi mbona tuba twarayemo hano, tuba tudaheruka ibiryo. Niba rero ureba gutya ngo ukura hano nkazanira uhagaze hariya akaza akicara nawe agafata ku mavuta y'abicaye. Yinkomerera amashyi Imana ishoboye byose. Cyuma gicaza ikindi, cyuma kigira ute, cyuma gicaza ikindi, cyuma mama masuya komera. Oh Imana nindakumirwa. Imana nindakumirwa we. Imana we, Imana nindakumirwa. Ayiwa we, Imana nindakumirwa. Hallelujah. Tugiye kwakira ibakwikiriza. Ongera uyikomera amashyi tugiye kwakirana. Imana yacu ntihinduka. Mukomanga umubwire ngo uko yariri kera n'uyu munsi ni kwiri. Imana igera mu kibazo ikemera ikaviyora, ikavuga ati mviyoye feruje kubera ikibazo Grace yateje. Mwana ivuyo igakubita Grace umugabo. Kwakira Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera twikomera amashyi twese duhagurutse. Aya mashyi tuyakome. Aya mashyi turimo kwakira Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera yikomera amashyi. Imana yikomera amashyi yokabyara. Hallelujah. Hallelujah. Mwicare Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishoboye bingahe byose. Imana ishoboye byose. Amen. Uko yariri kera. Amen. Amen. Maze iminsi ndi ku ijambo rivuga ngo Imana irwane n'ibikurwanya. Hallelujah. Kandi Imana ikubura inzira yawe banduje. Inzira yawe barayanduje ujya kugirirwa ikintu ugeraho bikanga kuko bakwandurije iki inzira. Ariko iri hejuru ya byose Imana ivuga bigakora, Imana itegeka bigakomera, Imana igusiburira inzira. Barayisibye bazi ko byarangiye, ariko iri hejuru ya byose idukuburira iki inzira. Ariko niba byumvishe haleluya, abandi Imana ikuburiye inzira. Haleluya.
nitwa Ingabire Grace, ndi umubyeyi, ikindi ndi mwiza. Nutigirira ikizere sinzakikugirira, sinyambi babwira. Ariko nuwo muri kumwe muhereza ikiganza uvuga ngo twavuye mu maraso ya Yesu turi beza. Twavuye mu maraso ya Kristo turi beza. Uko byagenda kose, uko bagufata uko ariko kose, Imana kumeneye amaraso. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Dushingiye rero ku byo yakoze, hari ikizere kibindi izagira gute? Imana izakora. Amen. Ninge muyobozi wa groupe Rumuri, Imana ishimwe. Dukorera umurimo w'Imana hano. Turashimira Aimable wemeye kwakira isanduka y'Uwiteka. Tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhumugishe. Hoya mwishyira ku ifoto noneho nguyu n'uyu w'iki. Se mwari muhise mwongera kohereza ku ifoto yiziye mwenyewe. Imana ijye imuhumugisha. Tuvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ntago nkorera umurimo w'Imana hano ndi ngenyine, nkorana umurimo w'Imana na groupe Rumuri. Abimana yashimye ko tubana, ndetse n'abandi bose bicaye ahagiye hatandukanye, bose biyumve mwikaze. Reka tubasabe bahaguruke dukomera Imana yo mwijuru amashyi, hanyuma baturamutse muri haleluya. Abandi baracyayobora abantu, ariko turabizi neza ko Imana ihari. Komera Imana amashyi. Imana izabikora, ibesha. Imana izabikora, Imana itabesha. Haleluya. Imana ishimwe. Imana izabikora, iyo nibesha we. Imana izabikora, Imana itabesha. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni Imana igera aho bikomeye ikabisohoza. Ni Imana ihoza amarira byose bigakurwaho. Imana izabikora, Imana itabesha we. Imana izabikora. Haleluya. Haleluya. Kabiri gatatu. Haleluya. Tubikirize. Haleluya. Tubikirize. Haleluya. Tubikirize. Erekeza ibiganza uvuga ngo Imana ibahe iki? Imbaraga ni iki? N'abari hari hose Imana bahumugisha imbaraga n'amavuta kandi kwaguka bibabeho mu izina. Abakozi b'Imana dukunda kandi twubaha, by'umwihariko twakiye Rivera Bishop Apostle. Ubwo sinzi rikurikiraho, icyo tuzi neza nuko ibyo byose harimo rimwe. Reka tumusabe dukomere Imana mu ijuru amashyi, ahaguruka nawe dusuhuzeho. Imana mu ijuru ryabere muhumugisha. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Biravuga ngo kuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka Imana agose abantu be. Komera haleluya. Amen. Hobera uwo muri kumwe mubwira ngo iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru. Muhobera umukunzi muri mu maso. Tegereje umukiza gato. Mubwira ngo kutazageraho n'agahinda. Yo baravuga ngo haracyari ibyiringiro. Mubwira ngo igishoro n'ubuzima. Zamura haleluya. Ndafashijwe. Nkunda Grace. Mutunge ibiganza ngo Imana imuhumugishe. Mama mukunda nuko mba naje guhagarana nawe. Nindi mukwe nimugoroba nasezeranya abageni ari ku Gisozi, naje naniwe mvuye hano mu iteraniro. Ariko ndavuga ngo Grace ndagusura. Nabikubwiye. Hanyuma nitwa Dr. rero Mutaganda Aimable. Madame Nuriye yitwa Chantal Nibizi Mutaganda. Tuye Washington DC. Ubwo na Amerika mwana bro. Aho rero dutereye. Hanyuma ni hano kubw'umurimo w'Imana. Haleluya. Hari igihe nzagenda njye ngaruka ndebe uko mumeze. Ariko murashaka kumva na muri Afrika. Mubwe ngo ninjye. Tumwimuye kuri ubu butaka nagende. Cyuma kijya gutyaza ikindi. Mfite umugore nkunda cyane. Ni inshuti yanjye ya mbere. Yampaye ntashyiranga ngo muzakire mu izina rya Yesu. Muzakire mubyeyi mwiza. Urumuri arabakurikira
cana arayikurikira hari n'ibyo abona njyewe mba ntabonye akambwira ngo dore ibyabereye iwacu mu rusengero ndavuga ngo Imana ishimwe. Hanyuma afite abana rero 8, 2 biga i Burayi, 4 bari muri Afrika, bari muri Amerika, 2 nibo basigaye inaha ngaha, abahungu 5 n'abakobwa 3. Imana yatugiriye neza. Hanyuma shubgito yitwa niririya nyine mureba, niryo mpagarariye, ariko twakinguwe n'andi matorero hirya no hino ku isi. Rero Imana ibambera umugisha kubana namwe n'umugisha wanjye, kandi ndababera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare mugubwe neza mu nzu y'Imana nubwo ari hatoya. Iri ni itangira. Haleluya. Mubwire ngo iri ni itangira. Muzabona urusengero runini cyane, runini mujye musengera. Ariko makakiri buhanuzi we. Ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Imana ibambera umugisha. Amen. Reka tuyikomere Imana yacu amashiyo kabyara yashoboje Dr. Aimable. Ibi biganza tubihuze ndakamenye we. Haleluya. Nakamenye Dr. Emma. Narababwiye. Guhindurirwa izina ejo ntabwo amazina yose. Bari kunyita Queen. Hanya turi kwakirana. Queen nawe utangira urimenye. Dress ni rya rusange. Imana ibahumugisha turakwishimiye tumwerekeze ibiganza tubwe Imana muhumugisha mwinshi. Kandi imbaraga z'Imana zimubeho turi kumwe n'umukozi w'Imana ukorera umurimo hano hakurya kwa Emmanuel, kwa Bishop Emmanuel. Ni mwarimu wabo, reka haguruka dukomera Imana mwijura amutseho. Imana ikomeze umuhumugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngirira umuntu kwegereye umumbwire ngo bagukomerekeje batabajije ikomoye nayo itababajije. Haleluya. Imana ishimwe. Bagukomeretsa batayibajije ikakomora nayo itababajije. Amen. Amazina nitwa Nizeyimana Jean Baptiste, ndi umugabo ndubatse, byongeye mfite umugore mwiza abaruta mwese. Mwiza ubaruta mwese. Haleluya. Ubwo abaye ari ahangaha mwese muri inyuma ye. Haleluya. Mfite umugore mwiza, afite abana beza. Amen. Mfite abahungu 4 ndetse n'abakobwa 2. Yesu ari mu kazi. Haleluya. Korera umurimo w'Imana muri Jehova Shalom Pentecote w'u Rwanda. Duteranira hano Nyabitare. Ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Tuyikomera amashi. Kari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ababyeyi kari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Abasaza mwese kari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Haleluya. Imana imuhumugisha twerekeze ibiganza tuvuge Imana imuhiki. Ese we warambuye ibyo biganza ko Imana yabiguhaye ukavuga ngo Imana imuhumugisha imbaraga n'amavuta. Mwabaye mute ko mutazaho Imana iraca mbiswama? Narababwiye. N'amafara na Bishop n'amaki amafarayi. Murakoze cyane. Turi kumwe n'undi mukozi w'Imana nawe reka tumusaba haguruka dukomera Imana mwijura amashyi menshi cyane. Nawe twibwira amazina ye nyiringabo amuhumugisha. Tuzamura ibiganza byacu duhobere Yesu Kristo. Abantu tuzamure cyane. Haleluya. Tuzamure cyane ngo amen. Niba udashonje iby'umubiri gusa usonzeye iby'umwuka zamura cyane ngo amen. Mani kuri inzu uriho ugihumeka ufite amaguru mazima ufite amaboko yikomera amashyi.
ongera cyane uzamure cyane haleluya. haleluya. Ndi ku ijambo rivuga ngo wavuze cyane ngo amen. Naho Imana itadukiza ntabwo dushobora kubararira Bayali. Zamura cyane ngo amen. Ndikumva nafashijwe nahita mfata ibitabo nkahita nsohoka, kuko hano iburyo bwanjye mwarimu avuze ijambo rikaze, aravuga ngo bagukomeretsa itababajije, hanyuma Imana ikakomora itababajije. Umunsi umwe Nebukadinezari arababaza ngo nimwe mwabyitumye. Aha, sema haleluya. Wazamuye cyane amen. Ntabwo twabyitumye. Twongera dupepere Yesu cyane. Hari abantu turi kumwe ngo bahaguruke baterere cyane Imana haleluya. Ongera cyane haleluya. Ntabwo twabyitumye. Fashijwe. Byahise binyibutsa ari batatu mu kibaya cyitwa Dura. Baravuga bati nahita dukiza, ntabwo twakubararira ibigirwa mana. Komera Imana amashi. Amazina ni Evangeliste urinzwe n'Imana Ephraim, uturuka mu itorero rya DPR Nyagatovu, Paruwasi ni Remera. Hanyuma Yesu aduhana umugisha. Iyi Mana tuyikomera amashi. Aya mashi tuyakome. Amashi tuyakome nta kibazo. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu, we n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu, we n'amahirwe. Twerekeze ibiganza tumusabire umugisha, tuvuge ngo Imana imuhe iki. Sibyo biganza mwabirambuye, imbaraga ni iki? Kwaguka bibe kuri we mu izina. Mwongereho muvuge ngo Imana imuhe amafaranga, Imana imuhe umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana nawe umaze kutubwiriza. Reka nawe dusabe ahaguruka yongera twibwira amazina, dukomera Imana mu ijuru amashyi. Amaze kutubwira ijambo ryiza cyane. Haleluya. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Aho narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Aho narinuye nanjye Mana urahanyimuye, Yesu yaranyimuye. Haleluya. Amen. Suza mugenzi mubwire ngo umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho. Burya umuntu wese agusumba bitewe n'icyo ahagazeho. Hanyuma rero musuhuza umumbwirira ngo uwagusumbya mu gihe cyashize nuko Imana itari yagashyizeho icyo uhagararaho. Imana igushyiriyeho icyo uhagararaho ku rwego rw'uko wagusumbya mu myaka yashize nawe ugiye kumusumba. ngirira gutya
igihe cyose mu myaka yatambutse bagusuzugura kuko bagusumba, batagutumira mu kirori ngo nuko bagusumbye ikofi, batakwicaza mu modoka ngo nuko bayigusumbya, Imana nawe igushyiriyeho icyo uhagararaho, nawe ukabasumba mu izina rya Amen. Amazina yanjye nitwa Ngoboka Miriam Theo, nsengera mu itorero rya ADPR, ni ku Murindi. Imana iduhana umugisha. Reka ibyo biganza twongera tubihuze nta kibazo, twerekeze ibiganza tuvuge Imana imuhe iki mbaraga ni iki, imuhe n'amafa, Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umuhungu wanjye yarakibirinduye. Reka ahaguruke dukomera Imana yo mu ijuru amashyi yegera imbere. Komera burya mwana wa, burya mwana wa, komera komera komera. Aya mashyi tuyakome, amashyi tuyakome, yarakibirinduye kicara hejuru. Komera 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 komera. Cyangwa muvuze induru mu byihorera, natwe abana tuzazivuza we. Dufite umunwa. Murakoze. Igeze avuga izina ra? Nafashijwe cyane ndibagirwa. Munyihangane. Njye nitwa Mbona Kenefu. Mfite mama mwiza. Ako kantu sha wayinkomere mama mwiza. Icyamamare kinywanye kibondo. Iyo sinarisiga. Mubyeyi wanjye nahagura. Tuyikomera amashisha. Haleluya. Tuye kubanza tubyine nko nk'iminota 2. Ngiki kugira ngo Imana amashi umwana na nyina, umwana na nyina, komera 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 komera. Yegosha isunzu, umwana wa Samusura avukana isunzu. Komera 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 komera. Haleluya. Komera shawe. Nari nanjye sinamenye ibyabaye, ariko twaye icyubahiro ko Imana ishoboye. Yes we.
mama warakibirinduye, Imana iguha umugisha, ararwaye kandi ariko arihanganye. Reka tubwire amazina, sibyo we? Ararwaye ariko aravuze ati ntabwo umwana yansaba ikintu ngo nanirwe kugikora. Bana basamusuri bavuka n'amasunzu, uraje ureba abanjye. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngo naho twebwe tutayikorera ariko ifite abo yizigamiye. Yesu ashimwe. Amen. Zana agahinda tugature Yesu, abatabizi bagatura byeri. Zana agahinda, Oh, zana agahinda tugature Yesu, abatabizi bagatura byeri. Zana zana agahinda tugature Yesu, abatabizi bagatura byeri. Zana agahinda, zana agahinda tugature Yesu, abatabizi bagatura byeri. Zana agahinda. Haleluya. Amen. Amazina ni Twineza Jeannette. Ndi umugore murabibona. Itorero ni Sorowamu Pentecote Ministries. Mushumba wanjye ndi Ndibyariye Celestine. Izina ry'akazi ni Kavuzanduru. Turi gukorera umurimo w'Imana aho haruguru gatoya. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Uriya niwe wayiririmbye. Amen. Imana ibaha umugisha mwinshi. Tuberekezeho ibiganza hanyuma tuvuge ngo Imana ibaha umugisha. Imbaraga ni iki? Kwaguka bibabeho mu izina. Amen. Hanyuma ndasaba abakristo babiri hano. Namwe muri korari. Hano mwese muri korari. TV niho aya materaniro anyura. Ubuko twicaye hari abandi nabo bari bicaye bari kudusenga nkuko turi gusenga. Hanyuma nimugoroba bakakirekura. Tuvuge ngo amen. Ariko dusuje abantu bose bari online. Imana ibaho umugisha nabo biyumve mwikaze. Canada, Amerika, nabonaga banyandikira bambwira ngo bari mu materaniro. Mwiyumve mwikaze, nubwo ntarongera gufata telefone ngo ndebe uko mumeze n'ibyifuzo mwaduhaye. Ariko mbese mwese mwiyumve mwikaze. Imana ibaho umugisha mwinshi. Tuvuge ngo amen.